bari abagabo bagira ngo bangize bari abana bakiri bato iraribu mwakabyaramwe uwo mugabo igihe muzamufata ikemura kiriya kintu urebye isi yose iragikora. Ikaze kuri Glady IV mutumira wacu yamaze kuhagera tumusanze ahantu yagiye gutembera mu hoteli muri imisi araryoshe ngo ari kujya mu diaspora arabitubwira neza reka tubane tumusohoze. Murakoze bakunzi bagarye ivi nimba ari visinza ariko ni Glady IV. Glady IV. La vie ni ubuzima. Ubwo turabwira abakunzi b'ubuzima ko turabakunze nibwo bwa mbere nkore kuri YouTube channel ubundi umushyitsi. Icyo ngiye kuzambakorera ni ukuganira ngenzo ndaganira sinjya mu bya politike sinjya mu bintu byo gutukana sinjya mu bintu byo gusebanya simeze nk'abari mba nashatse kuvuga amazina basimbuka ibipangu ari abastari ari abanyamakuru bakavunika twebwe ibyo ntabwo tubijyamo ariko nzovu nubwo uvuze ngo ni ryambere ikoye urabizi uri umustar nuko nakurondeye ibaze inshuro mazigiye ngo hamagara nkasanga wagiye gukora ko yandi macano ariko n'ubuzima n'ubuzima hano umujyi wa Kigali kubamwe biba bigoranye gukodesha inzu gutanga amafaranga y'umutekano yandi yo mu mudugudu ayibishingwe ayiki kandi umutekano niwe nkingi y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko hari igihe nigeze guhamagara numvise umengo uri kumwe n'umugore ubanza bari bagiye kubomora bya bintu byawe. Umugore uwese ntari cyagiye twavugana ku mugoroba aragenda guhamagara inka saa 12 sinzi mu byibuka urambwira ngo ninda ikaramamagara numvise umuntu w'umugore yavuga iruhande yawe. Rega burya reka mbikubwire ndi umugabo narabyaye mfite abana 4 mfite umugore ngo tutabana w'umukonyine bofre wa Yago ngendi bofre wa Yago sister wa Yago no kuvuga niwe umugore wawe umugore wanjye sure ubwo mboneho no kumusoza ni kwa kundi nyine umugabo yabyaye buri kanya bari kumwe n'abagore impinja zirimo kurira kandi nanjye ndi umubyeyi ngomba gufata abana neza yaravuze ati mureka abana batoya bansange kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Ese kutubwiye ibintu bya Yesu urabizi inzoga utabeshye ibya Yesu ndabizi vugisha kuruheka kuja mu gusenga ryari ngemeruka mu kiliziya ari umuntu inshuti yanjye wari witabye Imana tugiye kumusengera kugira ngo azajye mu ijuru amahoro. None se Yesu wabuze amateka ya Yesu? Yesu yavutse kimwe nk'izindi mpinja avukira mu bukene avukira mu kiraro cy'abashumba avukira mu muvure amateka Yesu nzi nayo ngayo usibye igihe hari ku gihe cy'umwami Herode icyo gihe ashatse kwica impinja zose kugira ngo abone Yesu kugira ngo nawe amwice ariko ntibyashobotse Bikira Mariya yafashe umwana wiwe Yesu Kristo aramuhungana Yesu icyo gihe ntabwo yapfuye izi mpinja zarapfuye hari n'umugore bitaga Ntuza ngo Maria Magdalena hari umugore Herode yiciye abana akajya ahora arira ariko muri bazamutubwira bazashira muri comment abamuzi. None se watubwira nk'ibitangaza Yesu yakoze akiri muri isi? Ibitangaza Yesu yakoze akiri muri isi yahumuye impumyi irareba atora imigati na divayi abantu bararya barahaga ibyo ni ibitangaza Yesu yagiye akora. None se ababyeyi ba Yesu babita gute amazina y'ababyeyi ba Yesu? Ababyeyi ba Yesu Kristo navuga ko ni Mariya ari Bikira Mariya ariko mbere yuko Yesu avuka Mariya yabanaga na Yosefu. None se bo baravyaye abandi bana inyuma yuko bavyaye Yesu cyangwa bahagarikiye aho? Ayo makuru ntabwo nigeze mbisoma ngo menye nimba Yesu yarafite abandi bana bavukana ariko byanze bikunze bariho. Nese urizera ko Yesu azagaruka? Yesu ko Bibiliya iratubwira ngo hari igihe ngo izagira kaza ngo agatwara bamwe mu ijuru abandi bagasigara bakoze ibyaha wewe ubituvuga hehe? Yewe uko mbitekereza mu myemerere yanjye bitewe nuko abisi bahemukiye Yesu baramugambanira baramwica
arapfa amara iminsi 3 mu gituro arazoka ajya mu ijuru yicaye iburyo bwa data wa twese mu ijuru ari w'Imana. Ariko mbona ko umunsi azaba aje gutwara abe bazaba baramukoreye ntabwo aziyereka abantu none azaza mu mitima yacu tugende abazaba bakiri icyo gihe afite ukuntu azabatwara. Mbese nk'abantu babomora urakeka azabatwara? Ababomora nabo ese nk'abantu batazi kubomora kwanza banze bisobanura iki? Abantu batazi kubomora muri rwego, hari abantu bashobora kuba ari ryambere umunsi iryo jambo kubomora ntibamenye ivyo ari byo turiko turavuga, kuko iryo jambo kubomora niwe wabizanye na Yaka. Kubomora ndi ubwo nabyita ari ukuntu bavuga ngo umukobwa arwaye inkingi. Ku muhungu bavuga ko ari inkingi, sinzi ko bavuga ku muhungu ariko nembizi umuhungu atinya abakobwa reka tubifate ukongera ngo bamwita ikiremba. Ikiremba, okay. Uri kiremba ikemba byanze bikunze nubwo kizaba kitararongoye ariko ikemba gishobora kutazajya mu ijuru. Habanye gishi mwihangane tuciye duhindura kuko byari bitumereye nabi. Rero tubwira abakunzi bacu ko izuba i Kigali rimeze nabi, ni rya zuba bavuga ngo riramena imbwa agahanga. Niyo mpamvu abakunzi bacu turimutse kugira ngo tujye tubakora ibintu bizima, tuvuye ku zuba tugiye mu gacucu. Ese reka twikomereze, ndazi yuko twako turavuga ese kubera ko abantu benshi muri kino gihe basambana cyane. Urabona impamvu nimba nabyita iterambere, nimba nagera gute, urabona ko abasambana cyane n'ubundi ni babandi bigurisha. Urabona babagira ngo babeho ntago baba badasambanye, kandi leta yacu ihora ibabwira ngo bihangire imirimo. Leta n'igihe ibaha amafaranga ngo yabubakiye amasoko, ibavana muri bwa buzima bajya mu masoko, ariko bo ntibabikozwa bagakomeza bakaguma muri ya mwuga wabo. Nimba bakomeje kuguma muri mwuga wabo, baba bakeneye amafaranga yo kurya, baba bakeneye amafaranga yo kwishyura amazu. Noneho niyo mpamvu nanone bakora umurimo kugira ngo babeho, noneho bagahura na ba bagabo baba bafite ingo zananiranye bakagenda bakaryamana. Nese nk'abantu bakora umwuga mbese sinabyita umwuga cyababayeho bigurisha bakaryamana n'abagabo bakabaha amafaranga, urumva ari byiza niki babahanura? Nyine urabona ari ukuntu mukana ubwiye ntabwo ari byiza. Leta yacu yagerageje no kubashyira mu mashyirahamwe, kubigisha ubudozi, kubigisha guteka, kubigisha gusuka, ariko ugasanga bamwe muri bo barabikoze, abandi baracyaguma muri wa mwuga. Ese nzovuga uravye muri kino gihe hari ukuntu tubona abantu b'abagabo bagenda gusambanya abantu b'abana bakiri bato, urakeka ari kubera iki? Ibyo bintu ni ibintu bisa nkaho byateye, ariko njye nabyita nkaho bari abagabo bagira ngo bangize bari abana bakiri batoya, bafite ibintu bashaka kubashyiramo. Ugasanga nk'umugabo yanduye sida, afashe umwana mutoya ku ngufu amwanduje ya sida. Niyo mpamvu ngira ribu mwakabyaramwe uwo mugabo igihe muzamufata muzamukanire umukwiye, mumukatire agenda afungwe, nazaba yaranduje uwo mwana sida mumukatire 0. Ukabura basaba ibihano. Nako birumvikana ko bari kwaronona ubuzima bw'abandi bantu, kandi tubabwira abantu bakurikirana babireka ibyo bintu. Ibaze umupapa afite umwana ungana nk'uwo agiye kumwangiza, birababaje. Afashe umwana w'imyaka 3, afashe umwana w'imyaka 5, afashe umwana w'imyaka 10, aramwangije, kandi abantu bakuru bahari. Iyo ni imico mibi babihagarika. Ni imico mibi rwose. RIB, umuyobozi uyobora RIB, ibyo bintu rwose umunsi muzafata uwo muntu wangije umwana ukiri mutoya, rwose nta byo kwiregura.
none Nzovu turabizi ko Yaka ni inshuti yawe niwe mwirigwana hariya za Sodomo mwamaranye igihe kirekire mubana hari amakuru avugwa yuko uno munsi yamaze kuzana umugore nibyo mwaratandukanye ese ubu yagiye kubaha nibyo koko umuvandimwe wanjye Yaka ni wa muntu mbere atarashaka umugore kuko twarasangiraga tugasangira agacupa Sodoma tugasangira n'abagore ajya mu ndangamirwa nanjye nkazijyamo Yakamwana tugasangira ibiryo Yakamwana yari inshuti ariko kugeza ubu ngubu yashatse umwana w'umuhanga ariko mbere ko ashaka uwo mwana akaba afite indi ndangamirwa ya Sodoma yaba yarateye inda iyo ndangamirwa iratwite ikavuga ko umwana ari uwa Yaka ntabwo mbizi ntabwo nabihamya 100%. Yaka abivuga hiki ariko inama Yakamwana avuga yuko iyo ndangamirwa imubeshyera ngo nkuko yajyaga karongora ngo n'abandi bagabo nabo bazaga bakarongora Yakamwana gwemera ko umwana ari ariko Yaka amakuru mfite iyo ndangamirwa avuga iti byanze bikunze mfite imyenda yawe mfite amafoto yawe ubuzima buri mu biganza byanjye nshobora kukwica akaja kumurogesha wa mugore mutoya akakubura nanjye tukakubura twese Yakamwana gerageza wakabyara we nimba ukore 10,000 uriya ndangamirwa ya Sodoma nubwo ari kubita 3 umugore wundi mubana nawe ukamukubita 3 nawe ukazigama 4 ariko bose ubyubaha kugira ngo Yaka tutazakubura reka ayo makuru tuzashaka yakahagire nawe icyo adutangarije none dusoza kino kiganiro reka nkubaze ibibazo nka 2 cyangwa 3 ikibazo cya mbere ese Nzovu watubwira ikintu gikundwa n'abantu bose ikintu gikundwa ku rwego rwo hejuru n'abantu bose so gusambana kubera ko ari gusambana ikemura kiriya kintu urebye isi yose iragikora kurya kubera ushaka kutabona amafaranga yo kurya ukaryama ariko kiriya kintu cyo cya mbere gikurwa n'abantu bose uzi bigeze nka nijoro hejuru bakashyira nka kamera ikareba abantu baryamye ku isi bakareba ibyo barimo mbese ikibazo cya kabiri perezida wa Amerika yitwa gute yitwa Trump ikibazo cya gatatu aricyo cya nyuma ni ikihe kintu bashyira mu kintu bakagikuramwo gikanye ikintu bashyira mu kindi kintu bakagikuramwo gikanye gikonje gitose bagishyira mu kintu kikavamwo gitose ibyo bintu ntabwo nabivugira imbere ya kamera ni amakosa ubwo bazabyandike muri komantere rero dusoza tugushimira kuba waba waduhaye umwanya tukaganira ariko imbere y'uko ugenda niki wabwira abantu ko barara ibiganiro imbere y'uko ugenda niki wabwira abantu bakurikirana ibiganiro byacu icyo nabwira abantu bakurikirana ibiganiro byacu tuzakora agashya twebwe no gutorera no kuganira ntabwo tujya mu matiku ni bya biganiro byacu bisanzwe bisetsa niyo mpamvu n'abakunzi bacu badukunda cyane kandi nakagaruka kandi babwiye bakore subscribe mukore share na comment mutibagire gukanda nanzogera kugira ngo amakuru abagereyo igihe